Muraho neza nshuti bavandimwe, amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hirya no hino ku isi, haba abari hano mu Rwanda, bari hirya no hino mu bihugu by'i Burayi, ku mugabane w'i Burayi cyangwa se muri Amerika, Aziya, hirya no hino muri Afurika, mwese turabasuhuje, amahoro y'Imana nabane namwe. Muri uyu mwanya rero ndagira ngo mbageze ku bintu muri ubu buzima bibaho kenshi cyane, ariko ugasanga nyine bishobora kuba byagusigira ingaruka zikomeye cyane mu mibereho yawe ya buri munsi bitewe n'icyemezo wafashe cyangwa se wananiwe gufata, ariko kuri uno munsi ngiye kwibanda ku bintu bikunda kuba cyane cyane mu rukundo ku bantu bakundana. Dore ngibi ibintu bitanu uzabona cyangwa se ukumva umuntu muri mu rukundo ugahita wihutira gutandukana nawe bikiri mu maguru mashya. Ubundi mu buzima umuntu agira amahitamo menshi cyangwa se akagira uko abana n'abandi bantu mu mibereho ya buri munsi, akagira uko afata abantu, akagira uko yumva abandi bantu, ese ukagira imyitwarire isanzwe iranga umuntu ukwiye, bigaragaza ko ufite indangagaciro zo kuba wabana n'abandi bantu neza kandi ubumva cyangwa se uburyo bakumva, uburyo wubaha imico yabo, uburyo wubaha imikorere yabo, uburyo mbese witwara iyo uri muri bandi bantu, uburyo witwara uri kumwe n'abandi bantu mutaziranye. Ibyo ni bimwe mu bintu ndi bugarukeho cyane, ariko cyane cyane ndagaruka ku mico n'imyigirire y'umuntu uba udakwiriye kuba wakomeza kubana nawe mu rukundo, kuko umunsi mwabanye hari ibindi bintu uzabona noneho bikakurenga, ugasanga noneho gutandukanya nawe bigiye kukugora kandi bakagombye kuba waratandukanye nawe hakiri imbere. Niyo mpamvu rero ngira ngo ngaruke kuri ibi bintu ngiye kugarukaho muramuka ubibonye rwose ndakwinginze, bizaba ari ikimenyetso akuka yuko uwo muntu nimubana rwose mutazahuza, muzabana igihe gitoya kuko wenda wamukunze ukamwimariramo, ariko mu by'ukuri iyo migirire n'imyifatire yiwe ntabwo izakubanisha nawe by'igihe kirekire. Icya mbere ugomba kuzabona kandi kikagutera guhita ufata icyemezo cyo kuba watandukana n'uwo muntu bikiri mu maguru mashya ni iki ngiki. Icya mbere ni uko kuba wabona umuntu wumva yuko icyo avuze kigomba kubahirizwa, uko byagenda kose ku bubi na bwiza kigomba kubahirizwa, ugomba kucyubahiriza, cyangwa se no mu bandi bantu ubona b'inshuti ze cyangwa se ari wa muntu utajya avugirwamo, icyo ni ikintu kitari cyiza. Ubundi mu mibanire y'abantu n'abandi uba ugomba kumva ibitekerezo by'abantu ukabyakira, mukabijyaho inama cyangwa se ukaba uri umuntu utega amatwi abandi, ukumva ibitekerezo byabo nk'uko nabo baba wifuza yuko bakumva ibitekerezo byawe, kuko muri ubu buzima iyo wumva yuko icyo uvuze aricyo kigomba kugenderwa, aricyo kigomba kubahirizwa, biba bisobanuye yuko nukora n'amafuti, ayo mafuti kuri wowe nta cyayasimbura, kuri wowe azaba ari wumva yuko nta cyabaye, nta birenze, uzumva yuko n'ubundi atari amafuti, kuko n'ubundi uzaba ari umuntu wikunda, widefanda, no mu makosa uzaba wumva yuko ibyo wavuze ari byo abandi bantu bagomba kugenderaho. Icyo kintu kigaragaza umuntu uri selfish cyane, utagira kubaha abandi bantu, ugira mbese ikintu cy'igitugu, ugira ikintu cyo kutagihereza abandi bantu ubwisanzure, wumva yuko ahandi hantu yaba ari mu bandi bantu aho ari ugomba kuba ufite ijambo kurusha abandi bose. Bisobanuye yuko nawe niba muri kumwe ari umugabo wawe cyangwa ari umugore wawe, nta na rimwe azigera agutega amatwi ngo akumve, yumve neza yuko ibyo uvuze bifite agaciro, cyangwa se nagira ibyo avuga ukaba wakumva bitameze neza wumve ko wamukosora, ntazabikunda kuko n'ubundi biri muri kamere ye. Icyo kintu ntabwo ari cyiza, ni ikintu ugomba kuzabona ku muntu mukundana, kikagutera gufata umwanzuro kugira ngo mube mwatandukana mbere y'uko iby'urukundo rwanyu bigera kure. Icya kabiri nagarukaho
uzabona ku muntu muri mu rukundo, umukunzi wawe, sheri wawe, wita sheri wawe, umukunzi wawe, ukaba ukwiriye guhita ufata umwanzuro wo kuba wamureka. Ni ikintu cy'uko yumva yuko urukundo, nawe ku giti cyawe ukabona yuko urukundo arukwereka ari uko muri kumwe, akugaragariza urukundo ari uko muri kumwe gusa, muri mwembi babiri gusa, akaba ari bwo ubona urukundo rwawe nawe. Ariko mwamara gutandukana rwose ukabona ntakikwitayeho, ntashaka kuvugisha, ntashaka kumenya amakuru yawe, ntashaka kumenya uko wiriwe, ntashaka kumenya uko waramutse, cyangwa se mwaba muri mu bandi bantu ukabona ntashaka kugira ngo abantu bamenye ko mukundana. Icyo kintu ni ikintu kigaragaza yuko uwo muntu nta rukundo agufitiye, ni ukugutesha igihe cyawe, ni ugutuma uta umwanya wawe n'igihe cyawe, kuko rwose uwo muntu ntabwo agukunda by'ukuri, nta gahunda ndende afite ku buzima bwawe, mu mibanire yawe nawe yuko mwazabana mukarambana, ibyo ntabwo abifite muri gahunda. Iyo umuntu agukunda akaba yifuza yuko muzabana, agomba kuba ari proud yawe rwose. Mwahura n'umuntu cyangwa se abandi bantu baziranye nawe, akaba yanagupresenta, cyangwa se niyo atagupresenta ariko ukabona nta duta afite, uko nta kibazo afite, ukabona nta kantu k'ipfunwe afite ko kuba ari kumwe nawe, none akaba abonye abandi bantu basanzwe baziranye wenda batazi ko mukundana, cyangwa se mu nzira, ntabwo aba akwiye kuba yagenda usa naho ubona atanezerejwe n'uko muri kugendana. Ntabwo icyo kintu cyaba ari cyiza rero ku muntu mukundana. Nuramuka ubonye umuntu mukundana afite icyo kintu cyo kuba yahishira ko urukundo mukundana nta wundi muntu ukwiye kuba yarumenya, mbese ukabona afite inkingimira zo kugira ngo abandi bantu babe babimenya, icyo kintu ntabwo ari cyiza. Umuntu ntabwo agukunda by'ukuri, ubwo arimo aragutesha igihe. Wenda se ashobora kuba mukundana urukundo rwo kugira ngo wenda mwimarire ari cyangwa se akumarire ari, cyangwa se wowe urimumare, ariko mu by'ukuri ntabwo uwo muntu agufiteho gahunda, yarakubeshye, ntabwo akigufite muri gahunda zawe. Wenda niba yaranagukundaga mbere bigitangira, ariko niba utangiye kumubonaho iyo myitwarire cyangwa se umaze igihe uyimubonaho, menya yuko umuntu mutakiri kumwe, afite izindi gahunda, ntabwo muhuje intego, ntabwo muhuje icyerekezo. Iyo nayo ni impamvu ikomeye cyane ugomba kuba wareka uwo muntu vuba. Tugeze ku kintu cya gatatu kizakwereka yuko umuntu muri kumwe rwose mutazashobokana, mutazabana ngo murambane. Nimuramuka mubanye, ukwiye kubona ukaba wamureka bikiri mu maguru mashya. Ni iki ngiki: umuntu ukwereka ko kuba mukundana ari nk'impuhwe yakugiriye, akakwereka yuko mbese utamufite udashobora kuba wabona undi nkawe, akakwereka yuko mbese kuba we mukundanye cyangwa muri kumwe, we ni nk'impuhwe yakugiriye, cyangwa se ni wowe wari umukeneye cyane kuruta uko nawe yari yagukeneye. Akakwereka yuko mbese agaciro kawe imbere yiwe katangana n'ako, udakwiye agaciro kangana n'ako wowe ugomba kumuha. Kuvuga ngo akakwereka yuko hari icyubahiro umugomba kuruta icyo we akugomba. Uwo muntu ntabwo ashobotse, ntabwo agira kubaha, ndetse nta n'urukundo agufitiye. Azaba ari ukugukinaho, azaba ari kugira ngo nyine mubane gutyo gusa muri relationship, cyangwa se ari umuntu wiyemera wumva yuko agomba kuba ari hejuru y'uwo bari kumwe. Icyo kintu ntabwo ari cyiza. Uwo muntu nimuramuka mubanye ntabwo rwose uzanezerwa, kuko iteka ryose ntazajya agira ikosa akora, azajya akwereka yuko n'ubundi kuba mwarabanye atari uko yari agukunze, ahubwo ari nk'impuhwe yakugiriye. N'ubundi azajya akomeza anereka abandi bantu yuko we nta gaciro karenze ufite imbere yiwe, ko nta kintu na kimwe ufite ko wamubuza gukora mu buzima bwe. Azakomeza kwereka yuko n'ubundi kuba mwarakundanye, mwarakomezanyije, cyangwa se mwaragize n'igihe mubana, ari wowe wari umukeneye cyane. Icyo kintu ntabwo ari cyiza. Iyo ngingo nayo ni imwe mu ngingo zikomeye cyane ugomba kuba wabona ku muntu mukundana.
ugatangira gutekereza kabiri kuri icyo kintu mbere y'uko mwazagera ku mwanzuro wo gufata umwanzuro wo kubana. Ntabwo icyo kintu cyazabaho mubana ngo kizakomeze kujya kigushengura umutima, uzacyihanganire muzabane murinde musazana. Icyo kintu nacyo ni kimwe mu bintu bitari byiza kandi bishobora kuba byazagusenyera urugo cyangwa se bikazakomeza kuguteza umutima ubabaye cyangwa se bikazagutera depression y'uwo muntu muzabana cyangwa se mubana, bitewe n'uko wananiwe gufata umwanzuro hakiri mbere y'uko mubana. Tugeze ku kintu cya kane, nacyo ni ikintu gikomeye cyane. Icyo ni ikintu kimwe gikomeye cyane, ni kimwe mu bintu bikomeye cyane ugomba kuzabona ku mukunzi wawe rwose, niba muteganya kubana ukabikansaringa hakiri vuba, kuko biramutse mubanye icyo kintu kimubonaho cyazagorana ko yazakireka, kandi byazakuzanira ikindi kintu gikomeye cyane utazabasha kwihanganira ubuzima bwawe bwose muzamara mubana. Iki kintu cya kane rero uzabona ni umuntu ukora uko ushoboye kose kugira ngo utamenya ubuzima bwe bwite yabanje kubamo mbere y'uko mumenyana, cyangwa se nubwo arimo ubu ngubu mu gihe mumaze mubana, ariko ukabona ntashaka yuko umenya cyangwa se uzigera umenya ubuzima asanzwe abamo, abahora ashaka gukinga mbese ubuzima bwe bwite. Nta kintu na kimwe ku buzima bwe bwite bwo ku ruhande butajyanye n'urukundo aba ashaka kumenya. Ubundi mu buzima busanzwe iyo abantu babiri bakundana, bimwe no mu bintu byongera urukundo ni uko abantu baganira, umuntu akavuga ati njyewe nibereyeho gutya mu by'ukuri, cyangwa se niyo atanabikubwira ariko nawe ubwawe ukabona ntashaka kubigusha, urabyimenyera, urabimenya nta kintu na kimwe afite cyo kuba yagukinga. Ubundi umuntu muzabana nta kintu na kimwe aba afite cyo kuba yagukinga, usange wenda se arashaka kugira amabanga runaka, utuntu twinshi cyane tw'ubucakura aba ashaka kuguhisha kugira ngo utazamenya, kuko aba afite impungenge z'uko uramutse ubimenye mwatandukana. Uwo muntu aba afite ibintu yagiye akora cyangwa se abamo cyangwa se akora, azi neza yuko kubimenya kwawe byabatandukanya. Uwo muntu rero nawe ubona ari aba afite utuntu twinshi dutandukanye tw'amanyanga, aba adashaka yuko wamenya, cyangwa se ubuzima bwe bwite, ntashaka kumenya ababyeyi be, ntashaka kumenya uko inshuti n'abavandimwe mumenyana. Mbese ni umuntu uhora yaguhisha utuntu twe twinshi, n'ibitari ngombwa ukabona arabigukinga. Uwo muntu menya ko nimuramuka mubanye noneho bizakubera ikibazo gikomeye cyane, kuko n'ibyo yageragezaga gukora kugira ngo utazabimenya, noneho azakomeza n'ubundi akomeza abikore munabana, kandi noneho azaba muzaba mwaramaze kubana, wenda ashobora no kuzanabigaragaza noneho ukumirwa noneho, cyangwa se niyo atanabishyira hanze akazakomeza akabigira ibanga, ariko mukazabana mu by'ukuri afite ibintu by'amakosa cyangwa se by'amatiku abamo, adashaka ko we wabimenya. Uwo muntu nawe icyo kintu nacyo ni kimwe mu bintu ugomba gutekerezaho mbere y'uko ufata umwanzuro wo kubana n'uwo muntu mugiye kubana. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma tugiye kugarukaho, cyo ni n'ikintu gikomeye cyane, navuga ngo kuruta n'ibindi byose twavuze mbere. Ni ikintu gikomeye cyane kandi buri muntu wese yakagombye kuba agira mu by'ukuri, uko waba umeze kose cyakagombye kuranga umuntu w'imfura, umuntu uzubaka urugo rugakomera, umuntu uzabana n'umugore, umuntu uzabana n'umugabo, ukwiye kubugira rwose, kugira ngo n'abana bawe uzabyara, abana muzabyarana uzakibahereze cyangwa se uzakibatoze, kuko ntabwo wakibatoza ntabwo utagifite. Ni ikintu gikomeye cyane, ikintu gikomeye cyane. Icyo kintu rero navuga ni ikintu cyo kutubaha abantu bakuru.
ikintu cyo kutubaha abantu bagukuriye. Ndakubwiza ukuri, umuntu utubaha abantu bakuru, uwo muntu aba afite ikibazo gikomeye cyane. Ibaze kuba uri umuntu w'umusore, uri umuntu w'inkumi, ariko vraiment wagera imbere y'abantu bakuruta, abantu bakuze b'abagabo cyangwa abagore bubatse cyangwa abakecuru cyangwa abasaza, ukabasuzugura, ukabahindura nk'ubusa, ukabereka yuko nta kintu bavuze imbere yawe. Icyo ni ikintu rwose buri muntu wese azajya abona, agahita abona yuko udashobotse. Icya mbere cyo no mu kazi wakora, no mu migire yawe, no mu mibanire y'abantu n'abandi, iyo hatarimo kubaha, hatarimo respect, cyane cyane kubaha abantu bagukuriye, bakuruta. Simvuga abagukuriye cyane cyane mu kazi, abo ngabo ni itegeko, ni n'ihame ko ugomba kubaha cyane kurutaho, ariko abantu bagusumba mu myaka, niba ukiri mu myaka 20 cyangwa se 10, muri rusange abantu bagusumbye ubona rwose ko bagukuriye cyangwa se nk'abakubyaye, ufite kububaha. Icyo ni ikintu uzasanga hirya no hino ku isi, si hano mu Rwanda cyangwa muri Afurika gusa, n'i Burayi nayo hose usanga umuntu atozwa kubaha abantu bamusumba. Icyo ni cyo kinyabupfura kigomba kuranga umuntu mukuru usobanutse, ndetse kugira ngo uzabashe no kugitoza abana bawe, nuko ugomba kuba ugifite. Ubwo rero ndakubwira ngo niba ubona umuntu byitwa ngo murakundanye, muteganya kuzabana, murambabarira, niba umuntu muteganya kuzabana wumva yuko cyangwa se umubonaho ibyo bintu nagiye ngarukaho ko ari 4, n'iki cya 5 cyo kutubaha abantu, cyane cyane abantu bamusumba, abantu bamukuriye, yubaha abakecuru, yubaha abasaza, yubaha abantu b'ababyeyi bakuze, en plus cyane cyane abantu b'ababyeyi, buriya nk'ababyeyi abamama. Ibaze nko kuba umuntu araje, uracyari umujene, uracyari umusore, uri mutoya, nturwaye, ntugize gute, uri nko mu modoka, wenda ni urugero nka hano mu Rwanda, kumwe tugenda muri za modoka za bisi, kumwe ni urugero, ubonye umuntu mukuru wicaye imbere, ubonye umuntu w'umukecuru aje cyangwa se umuntu w'umusaza, uracyari umujene, uracyari umuntu w'inkumi. Ibaze kugira umuntu w'umusaza cyangwa umukecuru agenda aguhagaze hejuru, ngo uricaye utarwaye, ufite ubuzima Imana yaguhaye, wagira ubuntu bwo kugira ubuzima butarwaye, uri muzima nta kibazo. Umuntu w'umusaza agenda aguhagaze hejuru, cyangwa se umuntu w'umukecuru agenda aguhagaze hejuru, cyane yaba atari n'umukecuru cyangwa umusaza, ari umuntu w'umumama wenda aranatwite, cyangwa se ubona ko ananiwe aragukuriye. Ndakubwiza ukuri, ntabwo uba uri umuntu ufite ubumuntu, ntabwo ubushobotse, nta nubwo muri sosiyete uba uzashobora kubana n'abandi bantu. Uwo muntu rwose nimubonaho iyo myitwarire, ikizima ni uko wamureka, kubera yuko nawe nuramuka umujyanye iwanyu kumwerekana ababyeyi bawe, ndakubwira yuko bazahita babimubonaho kandi ntibazabimugushimira. Wenda ababyeyi bo bashobora kutazakubwira ati uno muntu mureke, kugira ngo wenda bakureho ubwisanzure bwawe, ariko mu by'ukuri ntabwo bazagira umukwe cyangwa umukazana babona w'umunyagasuzuguro, utishimira abantu, utagira kubaha, udafite uburere, utagira ubupfura ngo bamwishimire. Rwose icyo kintu ntabwo ari cyiza. Ukimara kukibona wagombye gufata umwanzuro w'umuntu ukamureka. Niba iki kiganiro rero hari ikintu ukuyemo ukumva koko gifite umumaro, wajya muri commentaire ukabivuga, ukavuga ati icya mbere cyangwa icya kangahe numvishe kimeze neza, cyangwa se kiranyubatse, cyangwa se ibi bintu uvuga nibyo cyangwa se si byo, ukagira mbese icyo mumbwiraho kuri iki kiganiro nari nabateguriye. Kandi nanabasaba kuba mwakora subscribe, kuko ngiye kujya ntegura ibiganiro byinshi bitandukanye bivuga ku bintu bijyanye nk'ibi ngibi, imyitwarire muri ubu buzima, byadufasha kugera ku ntego zacu, ibyadufasha kubaho neza, ibyadufasha kugira ngo tubashe kugira aho tuva n'aho tugera. Ngiye kujya ntegura ibiganiro byinshi buri munsi, rwose nagusaba kuba wakora subscribe, ndetse ukaba wanakora share wenda nko ku muntu runaka se wumva nimba ari iki kiganiro wumva kuri kuba yacyumva akagira icyo cyamufasha. Murakoze, mugira amahoro y'Imana, Imana ikomeze kubaha impagarike n'ubugingo, ikomeze gukomeza kugira ubutunzi n'amahoro, ikomeze kubahereza ibyiza byose muyikeneyeho. Tuzasubira naho ubutaha. Ciao ciao.